twagizwe abafasha ariko se mu by'ukuri twaraje turafasha cyangwa twaraje turabisandaguza ibyo dusanze ni ikibazo noneho twinegure rero turinegura abagore tuza mu rugo rusanzwemwo amahoro tugateza imiduga twinegure twigaye tuba tudakoze icyo Imana yaturemeye cyane rwose. Imana ikigero yashyizeho cyo kuganduka k'umugore ku mugabo kingana n'uko agandukira Kristo. Bivuze ngo umugore utagandukira Kristo ntabwo azagandukira umugabo. None twibaze Kristo tumugandukira kuko baratubwiye ngo mugore ugandukire umugabo nk'uko ugandukira Kristo. Abadashobora kwihanganira no kumenyerana n'imico y'abagenzi babo kandi bakaba badashobora kwihanganira ibyo batandukaniyeho bitanejeje ntabwo ari ibinejeje byo ntabwo bisabwa kwihanganira ahubwo ni ibitanejeje. Abo bantu rero badashoboye kubyihanganira ngo n'ibindi byazana ubwumvikane buke hagati yabo ubwo ni ibintu batumvikanyeho bagiye kuganiraho. Abadashoboye kwihanganira ibyo kuba batarumvikana kuri icyo kintu ngo ntibagomba gushyingirwa. Noneho ndabona birakomeye kuko ugiye kureba ibyo bintu wasanga abantu benshi twarashyingiwe tutari dukwiye ibyo bintu ni bibi. Ni ukuri birashoboka ko mu miterere yawe pe waba uri umuntu utuje udakunda kuvuga ariko nubyimurira mu rugo hari ibintu bizapfa. Gerageza ukominike uvuge kuko nutavuga uzavunika kandi n'uwo mubana nawe avunike. Ngicyo n'umugabo wanjye ntabwo ari romantike. Bantu mushaka kubaka ingo nk'izo mubona muri filime muzababara cyane rwose. Bariya baba bari gukina filime ngo zibinjirize ntabwo urugo rwawe ruzashaka views ugatora filime. Uri umuyobozi ku kazi ariko mu rugo uri umugore uri umugore ugomba kuganduka. Umugabo yaremewe kuba respected. Ubwo rero ntuzazane ngo ndi CEO ngo hano mu rugo uri umugore. Tubahaye ikaze nanone kuri Health Soul and Body. Uyu ni wa mwanya dukunda kuganiramo ibyadufasha, ibyatwubaka, ibyatuma hari aho tuva hakaba hari n'aho tugeze. Tubahaye ikaze rero kugira ngo muze tubane namwe. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku nshingano y'umugore muri rusange. Tugiye kureba inshingano y'umugore iyo ariyo, turebe ibizibangamira nabo agomba kugiraho inshingano n'ibyo agomba kugiraho inshingano. Muri kumwe nanjye Hirwa Kundimana Rebecca ndetse na karibu cyane. Murakoze. Nkuko mubimenyereye rero baduhaga karibu ariko uyu munsi noneho twafatanyije twese twabaye abasangwa hano ntawe ukiri umushyitsi. Namwe ntago mukiri abashyitsi kandi dukomeje kubashimira mwebwe mukurikira ibiganiro byacu bibafashije mujye mubifashisha abandi mubwire nabo babifashisha abandi gutyo twese turusheho kugira ubumenyi. Karibu nanone. Murakoze cyane. Topic wayumvishe. Yego. Ni karibu rero inshingano y'umugore uyumva ute nicyo yumvishe inshingano y'umugore. Murakoze cyane. Inshingano y'umugore ngewe nayishyira mu byiciro byinshi. Hari inshingano afite ku mugabo we, hari inshingano afite ku bana be iyo agize amahirwe akababona, hari inshingano afite ku baturanyi, hari inshingano afite ku baba mu rugo bose. Ubwo urumva ko bibaye byinshi. Gusa ndizera ko uyu munsi bwo muri iki kiganiro tugiye kwibanda cyane ku nshingano y'umugore ku mugabo we kuko n'ubundi cyatumye yitwa umugore kuko yari afite umugabo kandi ingo zose hari igihe birangirira ukabona umugore n'umugabo nta bandi bantu babazengurutse ku bw'amahitamo cyangwa ku bw'ibibagwiririye. Murakoze cyane mwabyumvishe. Tugiye guhera ku nshingano y'umugore afite ku mugabo. Turagenda tuganira muri rusange ariko hari n'ibyo Imana yandikishije nabyo ntabwo turi buze kubyirengagiza dore ko ari nabyo bituyoboye.
hanyuma twese tuze gufashirizwa hamwe. Albin, inshingano y'umugore ku mugabo, reka tuyihere ku cy'Imana yavuze, kuko Imana niyo nyambere cyane rwose, kuko niyo dusomye ibintu tukabona tudasanzwe tubikora ntabwo bituma tubirwanya. Niyo mpamvu turi bwibande ku by'Imana yavuze. ngaho tubwire. Murakoze cyane. Njyewe ahantu nshaka ko duhera, ndashaka ko twibukiranya cya gihe Imana itanga umugore, bimwe twavuze ubushize, yamugize umufasha. Ngo si byiza ko aba wenyine, reka mugenere umufasha. Rero aje gufasha. Ubushize basaza bacu numvise bavuga ngo aragufasha iki, ufite iki. Bari kwinegura, natwe rero twaje kwinegura. Twagizwe abafasha, ariko se mu by'ukuri twaraje turafasha cyangwa twaraje turabisandaguza ibyo dusanze? Ni ikibazo. Rero dusomye muri Bibiliya, ikintu cya mbere Imana yavuze ku mugore, n'ingero turaza kuzibona, ni uko Adamu akimubona yarishimye, atera n'imitoma, agaragaza umunezero. Na Bibiliya no mu bindi bitabo aho hari mu Itangiriro, no mu bindi bitabo bakomeje bagaragaza ko ubonye umugore agomba kubona umunezero cyane, akabona amahoro. Bitabaye bityo intego y'Imana iba yahushijwe. Turasoma amaverse make, reka dusome igitabo cyitwa Itangiriro. Imana iha Isaka umugore. Urumva Adamu yabonye umugore arishimye, Isaka nawe amubonye we, noneho bakoresheje ikibonezamvugo gikomeye. Itangiriro 24 umurongo wa 67. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro we nyina yapfushije. Urumva ibyo bintu? Noneho muranitira Rebeka. Urumva Rebeka bazina wawe ngo ahageze ngo Isaka yahise ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Urumva uwo muntu atarabaye umugisha? Iki kintu kirakomeye, abantu banabyumve neza. Mu by'ukuri abantu bajya bapfusha abantu bakababara, ariko hari ababa bari hafi yawe cyane ku buryo ugira igikomere gikomeye, ku buryo kucyomora biba bikomeye. Yego. Umuntu uza akakumara igikomere cya mama wawe mwabanye imyaka yose kugeza ungana uwo ngo agahita agikura. Abakomeye pe. Imana hari ukuntu yabigenje kugira ngo uyu muntu amere. Noneho twinegure rero, turinegura abagore tubuza mu rugo rusanzwemwo amahoro, tugateza imidugararo. Twinegure, twigaye, tuba tudakoze icyo Imana yaturemeye cyane rwose. Iyindi verse rero ni igitabo cyitwa Indirimbo ya Salomo, gikoze ku buryo bw'ibisigo, ariko muraza kubyumva. Indirimbo ya Salomo 3 umurongo wa 11. Yemwe bakobwa b'i Siyoni nimusohoke, mwitegereze umwami Salomo, ufite ikamba yambitswe na nyina umunsi yashyingiriweho, ari wo munsi umutima we wanezerewe. Umunsi yashyingiriweho ari we munsi umutima we wanezerewe. Twinegure bagore, tugera mu ngo umunsi twashyingiriweho akaba ari wo munsi uwo mugabo azaheruka umunezero. Nukuvuga ngo umunsi w'ubukwe niwo kwa kundi babyina bakishima bakifotoza, ubwo akaba ari wo munezero aherutse. Nyuma ibizakurikiraho cyangwa na nyuma yaho gato ugasanga abantu bimwe bita ngo ni mu kwezi kwa bose, umunezero ngo ukarangirira mu minsi yabo ya mbere, nubwo bitarangira kuri uwo munsi w'ibirori gusa. Muri cya gihe baba bagihararanye, bakaba bishimye pe, bumva ari ryo joro rito bahoraga bumva. Ariko nyuma yaho batangiye guhura n'ibigeragezo no kudahuza, cyane ko muba mudahuje, muba muhuye mukuze, hatangira kuzamo ibintu bituma mudahuza ikintu runaka, umunezero ukaguruka. Usunyibutsa amagambo wambwiye basomye mu gitabo cy'urugo rwa Kristo avuga ngo umuntu ngo udafite imiterere yatuma abana nabo batumva ibintu kimwe, ngo ntago yemerewe gushaka. Niba wibuka paje uyadusomere, kuko ko abantu benshi
mbese twakuze batubwira ko urugo ari ijuru rito, ariko abantu hari igihe babyitiranya bakagira ngo urugo ni ahantu bahora baseka bumva ibintu byose kimwe, urumva, bakibagirwa ko hari iyindi side y'uko umwe azavuga ati tugure ihene, undi akavuga ati oya tugure intama. Ibyo ubwo nibigenda gutyo bizagenda bite? Bizasaba ko buri wese afite imiterere ituma yashobora kubana n'abantu batumva ibintu bose, ari abo bumva ibintu kimwe ari nabo batumva ibintu kimwe. Haranditse ngo ni page 80 mu rugo rwa Gikristo, haranditse ngo abadashobora kwihanganira no kumenyerana n'imico y'abagenzi babo kandi bakaba badashobora kwihanganira ibyo batandukaniyeho bitanejeje. Bitananejeje ntabwo ari ibinejeje, ibinejeje byo ntabwo bisabwa kwihanganira ahubwo ni bitanejeje. Abo bantu rero badashoboye kubyihanganira ngo n'ibindi byazana ubwumvikane buke hagati yabo, ubwo ni ibintu batumvikanyeho bagiye kuganiraho. Abadashoboye kwihanganira ibyo kuba batarumvikana kuri icyo kintu ngo ntibagomba gushyingirwa. Noneho ndabona birakomeye kuko ugiye kureba ibyo bintu wasanga abantu benshi twarashyingiwe tutari dukwiye kubera tubabariye rwose. Noneho aho hantu urumva ko birakomeye kuko birasaba ko umuntu aba abashije kubana n'abantu batumva ibintu kimwe. Nari nababwiye verse 3 kuri cya kindi cy'uko umugore yahawe inshingano yo gutuma umugabo anezerwa. Haranditse ngo indirimbo ya Salomo 8:10 njyeweho ndi nk'inkike z'amabuye n'amabere yanjye ni nk'iminara yazo, nicyo cyatumye mu maso h'umugabo wanjye mubera nk'ubonye amahoro. Ako kantu ko kuvuga ngo mu maso y'umugabo wanjye namubereye nk'ubonye amahoro, nicyo kintu nyine nasomye. Yego haba harimo n'ikibonezamvugo gikomeye, ariko ako kantu ko narakumvise numva ko uyu muntu ibyo ari byo byose ageze muri urwo rugo umugabo we rwose yisabona amahoro. Ubwo ni ibintu bibiri. Uwa mbere yaranezerewe, yibagirwa umubabaro wa nyina yapfushije. None ntabwo ari umunezero gusa, kuko ari umunezero utarimo se wabahora utarimo amahoro, ariko byashoboka ari ukuntu ubunezero ariko ukagira n'umuntu ukubwira ati komera, wowe ngo aba ari kuzana amahoro ataguca intege. Nabyo ndi twasomye gushize ngo nta muntu washobora kudindiza umugabo we ku rugero rukomeye nk'umugore we. Rero ndumva inshingano ya mbere ni yuko yagombaga kumuhesha amahoro, kumunezeza, mbese yajya agera mu rugo ari hafi yo kuhagera akumva araruhutse, kubera ko ibyo yiriwemo bitamunejeje, ariko azi ko aho agiye bari bumusekere, bari bumwishimire, akagira amahoro, ari bumuhe igitekerezo ntamusamire hejuru, ahubwo akamwumva. Ujya wumva abantu b'abagabo bajya babona bugorobye, akazi kararangiye, amasaha y'akazi yarangiye, avuye mu kazi, ariko mu by'ukuri akaba ashaka kugera mu rugo basinziriye kubera intonganya zihaba se, kubera kutabonera amahoro aho hantu, akumva ntashaka gutaha kare. Rimwe na rimwe akaba yagira agakungu n'abandi bagabo, akaba ariho yanywera inzoga akazinywaga, yego, akaba ariho yajya mu bakamushukira n'ibindi bintu akadukana ingeso atagiraga kubera yabuze amahoro, kubera buriya amahoro. Muri make turisenyera, twisenyera. Kandi koko ni uzi ko nasomye mu Migani 14 umurongo wa mbere avuga ngo amasomo. Migani 14 umurongo wa mbere, umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu w'ubwe ararusenya. Nyamara nubwo twe twazanye icyaha mu isi, ariko hari indi mbaraga Imana yadushyizemo, tuyikoresheje neza za ngaruka mbi z'icyaha twazanye mu isi twaba na nyambere yo kugenda tuzigabanya. Umugore w'umutima yubaka urugo, ariko umupfu w'ubwe ararwisenya. Biradusaba rero ko twongera tukavuga ngo ese ubwenge twabukura kuko Imana niyo itanga ubwenge, kandi kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Imigani 23 rugakomezwa no kujijuka. Ubwenge no kubaho Uwiteka no kujijuka no kuva mu byaha.
byaha ko muri yo kuva mu byaha bivuze ngo kubaha Imana nibyo byabubakira cyane nta muhanga wakubaka atabifashijwemo n'Imana amabwiriza Imana yatanze tuyagendeyeho nibwo rwakubakira kuko ubwenge nibwo bwubaka noneho kugira ngo rukomere rurubakitse kugira noneho ruzakomere rukomezwa no kujijuka kuko abantu benshi baranabyiga abantu bajya biga ku bijyanye n'ama relationship ariko ugasanga ingo zabo ntizikunda kandi barabyize mu mashuri nabiguhugurira bafite n'impamyabushobozi hari n'ibyo mba numva ngo aba mentors b'ama relationships akabyiga akaba afite impamyabushobozi akanabyigisha ariko rwe ukanga cyane impamvu ngo ni uko ubwenge ari bwo bwubaka urugo ubwo uvanye Imana mu rugo rwawe ntago niyo waba ufite teori zose bitabo warasomye ntago byakubakika noneho kujijuka rero ngo ni ukuva mu byaha muri ibyaha nibyo bisenya kwinyuramo ni kimwe umwana w'ikirara yakoze akongera akinyuramo akitekereza akavuga nyuma y'uko hari ikintu kibaye kibaza uti ni uruhe ruhare rwanjye ibyo ngibyo rero nibyo kujijuka no kuva mu byaha no kumenya ngo uru ni rwo ruhare rwanjye ibi bibi nakoze nibyo byatumye bigenda gutya reka mbireke hari indirimbo twagiraga ivuga ngo igihe muhuye n'ingorane ngo mujye mwirinda kwitana ba mwana ngo buri wese ajya ashaka uruhare yagize kugira ngo ibyo bibi wahindukire mugenzi we yicishije bugufi amusaba imbabazi aho kugira ngo ukomeze ubwa ni wowe nko umwe Adamu Imana yamubashije ngo urihe ngo aho ntiwariye cya giti ni umugore w'Imana babaza Eva byo wakoze ni ibiki inzoka buri wese mbese impamvu kuki uvuga nabi baba babizambisha kuki utukana baba bambanjije ubwo rero bisaba ko buri wese areba uruhare rwe ni nayo mpamvu twebwe dushaka kujya twibanda ku ruhare rwacu nk'abagore aho kugira ngo twicare ngo yewe ngo abagabo b'ubu ngo ntago bazi gukunda oya ahubwo twicare twebwe abagore ubundi Imana yadushyize mu isi ngo tumare iki se turabikora byaratunaniye tubigenze kugira ngo bikunde ni naho ruzingiye umuryango ni naho uzingiye naho pe ibanga nta handi riri ni ukugira ubwenge no gusaba Imana ubwenge hanyuma ukareba uruhare rwawe ukisubiramo iyo uhora ureba uruhare rwa mugenzi wawe abantu benshi bafite inararibonye wenda ntabwo dufite inararibonye cyane mu bijyanye n'urugo ariko duke tuzi akenshi iyo uhora ureba kuri mugenzi wawe uravunika uhorana akababaro kadashira ariko umaze gusobanukirwa uruhare rwawe ukagambirira kurwana intambara yo gukosora uhita ubona birikora rega n'ibi bitabo turi gusoma hari aho byageze biravuga ngo buri wese ajye aharanira gukunda aho kugira ngo ahore yiteze gukundwa ni ukuvuga ngo aho kugira ngo utavuga ngo si ubu none haranzanira agakira ahubwo ujye uvuga ati se mushyira agakida aho kugira ngo uhore witeze ngo barakubebeza ahubwo wowe nawe ahubwo ushaka ukuntu wanezeza kuko buriya iyo uhora ushaka kunezeza abandi utiteze ko babikwishyura kuko iyo witeze ko babikwishyura nabwo uravunika kuko hari igihe ubikorera we imiterere ye ariko aba ameze kandi imiterere itari icyaha nta kibazo itwaye hari umuntu udakunda hari abantu njya numva ngo shanga ngo ntabwo ari romantike ngicyo mfana umugabo wanjye ntabwo ari romantike bantu mushaka kubaka ingo nk'izo mubona muri filime muzababara cyane rwose bariya baba bari gukina filime ngo zibinjirize ntabwo urugo rwawe ruzasa nka filime ntabwo rero urugo rwawe ruzamera nk'urwo ubona muri filime reka da yego pe kandi umenye ko mugenzi wawe ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye cyane ko hari ibitabo bimwe byagiye byandika yuko icyo umwe abuze undi aba agifite cyane rwose ibyo mudahuje ni inyungu ufite ni inyungu nimba nsesagura ntanga undi mugenzi wanjye akaba azi kuzigama akavuga ati ko uribuka ariko n'ejo tuzarya ku bintu byose ubimaze uyu munsi urumva atari inyungu cyane ibyo mudahuje aba ari inyungu
kuva uyu munsi ibyo mudahuje jya ubifata nk'inyungu cyane ntabwo ari rwose. igihombo. Iyo rero yari inshingano ya mbere umugore afite ku mugabo. Tugiye kuvuga inshingano ya kabiri, iyo yanditse noneho mu Befeso, turayisoma mu Befeso igice cyaho cya 6. Imana yarayandikishije ibwira umugore, kandi ikintu nakundiye iri somo ni uko nasanze ibintu Imana yadusabye akenshi biratugora kubikora kubera ko ibi bizi ko tutabishoboye, ubwo niyo mpamvu ibitwibutse. Yego, kuko ugisanga akenshi abagabo Imana yarababwiye ngo mugabo ukundi, mugore uganduke. Kuganduka kw'abagore ntabwo ari ibintu bita byikura. Ese ubundi kuganduka ni kuganduka wahageze? Yego, hasome ubundi tuganire kuri ako kantu kitwa kuganduka. ni Abefeso igice cya 5:22 haranditse ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ibintu turi bubitekerezeho neza. Bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Mbere yo kumenya umugabo tubanze tumenye umwami. Umwami nta wundi we ni Yesu. Bivuze ngo Imana ikigero yashyizeho cyo kuganduka k'umugore ku mugabo kingana n'uko agandukira Kristo. Bivuze ngo umugore utagandukira Kristo ntabwo azagandukira umugabo. None twibaze, Kristo tumugandukira gute? Kuko baratubwiye ngo mugore ugandukire umugabo wawe nk'uko ugandukira Kristo. Mujye muri comment namwe mutubwire. Ubwo biravuze ngo nimba Imana ivuga simbyiteho, n'ibyo umutware wawe uzavuga ntabwo uzabyitaho. Ako kantu yakoze no kukatwibutsa. Mu yandi mazina Imana yise umugabo yamwise umutware. Ni ukugutwara. Ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutwara. Noneho ba Sara yitaga Aburahamu umutware. Ubwo no kuvuga ngo niwe mutwe. Ni umutwe w'urugo. Mu mutwe haba ubwonko, nibwo buyobora izindi ngingo zose. Niyo mpamvu rero natwe tunigarukaho tunibutsa abarumuna bacu, bitewe n'uko umugabo ari we mutware usabwa kumugandukira. Mu Cyongereza bavuga ngo wives submit to your husband. Mbese ni nko kubisunda byita gute? Ni ukuyoboka nyine, ni ugukurikira inzira bakweretse. Bisaba rero iki? Bisaba ko nujya kwemerera umugabo uzaba warebye ukabona ko uyu muntu aho yanyobora koko najyayo. Yego, ubwo byumva kuko dufite n'igitekerezo cya Nabali na Abigayili. Kandi byo habaye kunyuranya. Ntago umugore ntago yagandutse. Hari aho byageze yarasanzwe aganduka, ariko hari aho byageze biba ngombwa ko ataganduka bitewe n'amahitamo mabi. Kubera umugabo we yaragiye kwicisha umuryango, umugore yahisemo ko aca inyuma agakora ibintu umugabo yanze gukora atanamubwiye kugira akizurugo. Ubwo rero niba ubizi ko uwo muntu ameze nka Nabali, aho kugira ngo ushake Nabali ubizi ujyanywe no kuzamusuzugura, ahubwo wareka kumuhitamo cyane pe, ukategereza undi uzumva uri confident yuko hazakuyobora uzajya. Ntabwo bivuze kuri nyirakurikira iyo bigiye mujya inama, sibyo? Mujya inama mukajya inama, ariko igitangaje nuko ibitabo byavuze ngo igihe habaye impaka, ibyo mutumvikanaho mu rugo mukagoragoza mukabura kubyumvikana, umwanzuro uzaharirwa umugabo. Bityo rero nuhitamo umuntu uzajya buri gihe imyanzuro ye izatuma murohama, uzaba wakoze nabi. Cyo bita amahitamo nawe ntabwo uzanezerwa, ahubwo jya wemerera umuntu. Ntabwo ndi ukoresha guhitamo rero, ko twe ntabwo dufata step ya mbere, ahubwo kwemerera umuntu uzaza kukusaba ngo umubere umufasha, uzamwemerera ari uko ubona ahantu azakuyobora uzajyayo, kubera ko muri kamere y'umugabo habamo
gutegeka no gutwara sibyo cyane gutanga amabwiriza Imana niko ko yamuremye bakunda respect bakunda icyubahiro kandi baragikwiriye wowe nimba ubona wowe utamwubaha hari undi wamwubaha bityo rero ntuzamuvune mu mutwe ngo reka musange ngo nzajya ngo mubwira ngo ahindure ukagenda uzi ngo uzajya ngo umuganza ngo ibitekerezo bye ngo abe ari wowe ubiganza icyo gihe ntabwo bizakunda kuko muri nature ye mu miremerwe ye ni umutware. Ahangaha rero hari amagambo banditse hano muri kino gitabo cy'urugo rwa Gikristo ngo dusabwa kugandukira nubwo dusabwa kugandukira umugore asabwa kugandukira umugabo ariko ntabwo agomba gutuma ubumuntu bwe buherera personality icyo bita personality ntabwo igomba guherera mu mugabo ntabwo igomba kuzimirira mu mugabo bino bisobanuye uko mbyumva rero urumva nshakanye n'umugabo nkunda gusurana mfashe urugero we ntago abikunda ni umuntu uri introvert nyine utajya ahantu hari abantu benshi yewe nkunda ahantu hari abantu benshi sibyo kuba nshakanye n'umuntu dutandukanyije personality ntago Imana insaba ngo nimere nkawe kuganduka biracyahari ahubwo nzamusaba nawe azaba abizi ko nkunda gusabana nzamusaba nti ko mfitanye gahunda n'aba bantu hari ikibazo avuga ati nta kibazo urumva buriya iyo ugandukira umuntu umusaba n'uruhushya ntabwo iyo washatse ntabwo uba ukiri yiragira ikicyura uba uri mu bundi butware uba ugomba gusaba uruhushya akaruguha urumva ntabwo agusabye ngo hoya ariko ubundi kuki ngo usabana ngo jya utuza ngo ashaka kumera nkawe oya ariko nawe ntumusuzuguye ngo ujye wifata ugende ngo n'ubundi we ntakunda gusabana ngo sinirwa mbimubwira urumva nimba wenda ngira ubuntu we azigama ntabwo biri bunsabe ngo nimbe nkawe nawe ntibiri bumusabe ngo amere nkanjye ahubwo tuzatwicara ambwira ati nyamara nubwo ugira ubuntu kandi ni byiza n'Imana yakumpaye kubera yari ibizi ko njye ntabwo ngira kugira ngo nyuzuze ariko aho aragusura busesaguye tubishyire ku munzani dusange kuko nari nsesaguye tubireke ntabwo ndetse kuba umuntu ugira ubuntu ariko aho hantu kubishyira ku rugero rwiza kuba tudateye kimwe bigiye gutuma noneho biba ku rugero rwiza njye ntanga ariko menye no kuzigama nawe kwa kundi noneho nta kintu cyamuvagaho umwe bavuga uriya muntu nta kintu kimuvaho hari aho bizajya bigera noneho avuga ati cyakoze wa mugari nanjye ndi umunyabugu mwene wacu abe yambaye ubusa simbyitaho kandi mfite ubushobozi aho ngaho uranzamuye niyo mpamvu biba bisaba ngo ntabwo kiba wenyine ugomba kuba ufite ubwenge bufungukiye undi mukabiganiraho kuko nimba utari umuntu ukunda ibiganiro uzababaza uwo mubana wenda we ntuzababara kubera nyine ntacyo bikubwiye ariko wazababaza uwo mubana kubera ntago muba muteye kimwe ndi kumva rero ko ubumuntu bw'umuntu cyangwa personalite ye bitandukanye n'imwe ntabwo umuntu azaza kugusura ubizi ko hari igihe ufite nk'umugabo utavuga mu by'ukuri nta kintu na kimwe wakora ngo avuge ariko wowe ukaba uyavuga yandi yose ari kuzavuga umuntu yaza kubasura mu by'ukuri akamuganiriza ariko ubona ari kubishakisha nta kintu uzakora ngo avuge rero ikintu Imana igikora ni uko ujya usanga ari uko nyine tumeze ugasanga umuntu undi we rwose ni umuntu utabura n'ikintu abwira umushyitsi yaba umwana yaba umukecuru baba baziranye baba bataziranye ukaba wazana n'abantu mukorana ukajya kuba ubatekera akabaganiriza nk'aho baziranye cyane hakaba undi rero witurije imiterere si icyaha ntabwo ari icyaha rwose wowe jya umenya ko ariko ateye uziba icyuho afite nawe aziba icyuho ufite nibyo by'ubwuzuzanye ubwo rero dutandukanyije yuko kuganduka bidakuyeho uwuriwe kuganduka bihabanye cyane no guta ubumuntu bwawe cyangwa imiterere karemano yawe ahubwo ujya umenya ngo mbere nari ngira ubuntu
nkabugira ntawe ngishije inama ariko ubu ngira ubuntu ariko nzajya mbanza mbiganire kuko rega muba mwaravanze n'umutungo w'ibifatika uzi ko iyo abantu bagiye gusezerana basezeranye ivangamutungo barababwira ngo amadeni yawe ngo abayaye ngo nimwicara ntuzamucyurire ngo ariko ubu budeni wazanye aha mwarabuvanze kuri ubu rero abantu benshi basigaye biga ku nguzanyo ubwo gutwara umuntu urangije uba utwaye ideni cyane rwose kera waba gutwara umuntu kubera ngo akadiplome kazabafasha mu rugo none ubu ni ideni uba wijyanye akadiplome kagatwarana n'amadeni ni ideni yigiyeho mwamwemeranyije kuvanga byose ubwo ni ibyiza n'ibibi nuko twabivanga nyine imitungo mukayivanga rero ubwo kuganduka bagore twongere twibukiranye ko muri kamere y'umugabo Imana uko yamuremye akunda respect akunda kubahwa cyane rwose niba uri umugore ushinze ijosi saba Imana irishingu hari ubwo nukuri ringanira yoroshye umutima wawe hari igihe kuko rwose icyo kintu gitanya abantu benshi cyane pe wenda ujya utegeka ahandi ariko nugera mu rugo nujya kugera mu rugo usenge umutima Imana aho nari umuyobozi hari abagore benshi bafite imyanya ikomeye hano mu gihugu cyacu n'ahandi kuko niyo turebye statistique dusanga abagore benshi bari mu nteko zishinga amategeko uri umuyobozi ku kazi ariko mu rugo uri umugore uri umugore ugomba kuganduka umugabo yaremewe kuba respected ubwo rero ntuzazane ngo ndi CEO ngo hano mu rugo uri umugore kandi ugomba kuganduka cyane ndumva rero inshingano umugore agomba umugabo we ibindi byose bishingiye muri ibyo iyo umwubaha nyine uranamutega amatwi akakubwira ibyo akeneye yego ukajya ubyuzuza nibyo hari iyindi nshingano y'umugore ku mugabo cyangwa n'ahandi y'umugore ku mugabo kugira ngo tubone kujya ahandi ndumva ibindi byose bishingiye aho gusa umuntu akomeza no gusoma n'abandi no muri comments batwibutsa inshingano ikomeye twibagiwe kandi umugore agomba umugabo ubundi tukimuka ego ubwo rero reka dukomeze tugire n'iyindi nshingano umugore amaze kuko mwumvishe yuko azaba umufasha none uyu muntu aje kuba umufasha barabivuzeho aje gufasha iki umugabo we ufite icyo atagufasha babivuze nk'abantu b'igitsina gabo reka noneho twe tubivuge nk'abagore aje gufasha iki kuko ari abantu impamvu y'iki kintu hari ababivuga mu buryo bumwe mu buryo bw'ubushobozi ngo afite ibi aje kumufasha wenda niba afite abakozi benshi azamufasha afite amaduka 3 ngo azamuha rimwe arijyemo urumva ariko se koko mu by'ukuri bigarukiye aho ngaho mu buryo bufatika gusa cyangwa hari n'ibindi yamufasha ntago ari ubutunzi gusa yagufasha no mu bindi bitari ibyo kureka ngo urugero rworoshye buriya abasore baba baramaze igihe bihiringa urabizi mu muco wa Bibiliya umusore ni ukwe urumva aragenda agashaka inkwano koko dore ko ubu ngo basigaye babaca n'amamiliyoni basore basaza bacu mwihangane turabakomeje abantu babigize business gusa hari umuntu umerutse kumva avuga ngo ariko ubundi ngo izo nkwano muducyurira ubwo rero ubwo baba barazibacyuriye ngo muzi ngo ari amafaranga muduha ubundi ngo ntashirira mu kugura ibyombo ngo ni tukanongeraho ngo ababyeyi bacu ngo nta n'igiceri bafataho ahubwo ngo baduha n'andi babyita gukoma ngo banakomaho ngo izo nkwano rero muducyurira ngo ni biriya bisani twazanye n'ubundi muriraho nuko rero ntago ari ukumufasha ibifatika gusa ahubwo yamufasha n'ibindi nari nkiri kukubwira ko baba barahugiye mu gushaka ibyo byose noneho hakaba nk'igihe bibagiwe n'izindi nshingano z'ingenzi akaba afite nk'umuryango ntajya basura niwe wo kumwibutsa ngo ariko bene wanyu kutabasura yego cyane uzabaho wizengurukaho bibaho cyane urugo ruzaba ari urugo nyabaki tudasurana kuko nta nshuti ukigira ati shati saka akazi kanjye katumye nzitakaza wowe uhari ngo umufashe kugaruza inshuti cyane rwose umwibutse ibintu byinshi ajya yibagirwa kubera ko ahugiye mu bindi kandi nabyo by'ingenzi
ubwo rero ntabwo ari ukumufasha gusa ngo ubutunzi bwiyongere, ahubwo uramufasha no mu bisanzwe. Ariko hari n'ikindi bitabo byavuze ngo uzi ko umugore afite ubushobozi bwo gutuma imico y'umugabo we ngo iba myiza kurushaho. ngo pe ndabona ushaka gusoma hanze kandi ariko nyabona ndabona ushaka gusoma hanze ngo afite ubushobozi bwo kuzamura imico ye ikagera ku rwego ruhanitse. Haranditse ngo ni page 95 ngo umugore akwiye kugusha neza no gukuza ingeso z'umugabo we no gutuma ziba izishyitse zigasohoza umugambi Imana ibafitiye. iki afite ubushobozi, afite inshingano yo kugusha umugabo neza. Ako kantu kabanze kumvikane kuko nta mahoro hariho umwiryane ntago byakunda, kandi turi abahanga bo kuwurema umwiryane cyane. Ubwo rero ngo uyu mugore ngo agomba kubanza akagusha uyu mugabo neza ngo kugira ngo ingeso z'uwo mugabo wiwe ngo zibe zishyitse zisohoza umugambi Imana ifitiye mu muryango. muri make ngo Imana itwijeje ko yadushyizemo ubushobozi bw'uko twatuma ingeso z'umugabo wacu z'abagabo bacu zihinduka zikaba nziza, zikagera ku mugambi Imana yashatse ko cyane. Urumva uri kumva muri cya kiganiro cy'ubushize twabonye uburyo icyaha cyaje mu isi kinyuriye mu mugore, ariko n'ibintu bikomeye byiza bituruka mu mugore biruta ibituruka mu mugabo. Ubwo rero nimba Imana itarabihaye umugabo ikaba yarabihaye umugore, nuko yabonye ko ubwo bushobozi yarabumuhaye. Ubwo rero muraye mwumva umugore ngo afite iyo yabanjije kugusha umugabo we neza, ako kantu rwose mukazirikane bagore bene data mukazirikane ko kubanza ukamugusha neza ukamuha ya mahoro ukamuha umunezero, atari uko ibibazo bidahari byo mu isi ahubwo ari amahoro yo mu mutima. Yego, ubwo rero iyo wamugushije neza ngo bituma bya bindi byakunaniye hamwe no gusenga birahinduka. Yego, iyo nayo ni iyindi nshingano cyane, ahubwo ndumva inajyanye na bimwe twahereyeho by'inshingano y'umugore ku mugabo. ubwo umugore afite inshingano yo gutuma imico y'umugabo we iba myiza cyane. ubwo ntitujya tubona umugabo ufite imico mibi kandi afite umugore tujye tumenya ngo ni umugore. ni bya bindi twe tumaze kuvuga ngo ujye ureba uruhare rwawe kugira ngo ibyo bintu bibeho, hanyuma ukosore. uhise unyibutsa nk'abantu bajya nko ku kazi bafite umunabi, nk'umugabo akagenda avuga nabi agira ate abantu ngo yewe gushanga urugo rw'uriya mugabo kabisa ngo buriya umugore yamwitendetseho. ubwo rero kandi akenshi biba ari nabyo, nubwo atari buri gihe ariko akenshi biba ari byo, kuko umugore yakubujije umutekano nawe imico ugaragaza hanze biba ari mibi cyane. noneho hari akandi kantu nashakaga gusoma, ni imigani 31:10 ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane rwose Marijane igiciro. Yego, ubwo kugira ngo n'umugore mwiza umubone biragoye. njya numva ariko hanze ngo abagore baranabuze. barabuze ariko habuze abazima, kuko niyo ubajije n'abagore bakubwira abakobwa bakubwira ko abagabo babuze. ubwo twese twarabuze. twese twarabuze, ariko muri rusange ariko uruhande rw'abagabo n'urw'abagore hagiye habura abazima, habuze abazima kuko hari n'isomo riba muri biriya rivuga ngo Imana yarebye mu isi ngo ibura umuntu. Yego, kandi abantu buzuye, ariko ubwo habuze ukora ibyo gukiranuka, ntabwo habuze umuntu gusa we nyama n'amaraso. noneho muri cya gitabo niho bahise bakomeza bavuga ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka, ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiri. ubwo rero wamufasha rwose, kuko buriya bajya banavuga ngo ibintu byose iyo byapfuye mu mutwe n'ahandi birapfa. ninzaba umugore wica umugabo wanjye mu marangamutima nkamukomeretsa mu marangamutima, sinzitege ko n'umusaruro wo hanze uzagaragara. ntabwo bikunda. Gusa
hari ikosa rijya ribaho umuntu akarisha ntavuge amarangamutima yuko abona ibintu nuko abyumva nuko mbese akaba yarakomerekejwe nka bimwe twari turi kuvuga ariko akicecekera ntumenye nyine ko ibyo bintu ni bibi, ni ukuri. Birashoboka ko mu miterere yawe pe waba uri umuntu utuje udakunda kuvuga, ariko nubyimurira mu rugo hari ibintu bizapfa. ngo pe gerageza ukominike uvuge, kuko nutavuga uzavunika kandi n'uwo mubana nawe avunike. Ibi turabigaruka tubivuga cyane kuko twebwe muri kamere yacu nk'abagore twe turavuga cyane. Ni gake nyine umugore yababara ngo akakwihorere keretse iyo mwashakanye atakwisanzura. Bimwe njye nkunda kuvuga, please marry your best friend. Niba atakwisanzuraho wenda yazaceceka, ariko muri kamere yacu twe turivugira cyane, cyangwa akaba kuruta cyane umugabo akaba aruta umugore cyane byihabya ku buryo amureba amufata nka papa. Yego, rero mu by'ukuri communication no muri statistique z'ingo zisenyuka, ibyo baba bashakashatsi bajya bavuga ko bimwe mu bintu bijya bituma abantu batandukana ari uko batajya bakominika, batajya bavugana. Hari nk'abantu muri bano bantu bashinzwe kugira inama imiryango, hari imiryango imwe n'imwe ngo ijya kubasura yendaga neza gutandukana, ariko bakwicara uwo muntu ushinzwe kuganiriza imiryango yabaganiriza akavuga ariko ngaho mbwira kubera icyo ushaka ko mutandukana. Turebye ntajya mbwira ngo rankunda, ubwo ni umugore ati umuntu koko mubane umwaka ushira ibiri shire ataranakubwira ati ndagukunda, kandi uwo mugore ntiyigeze abwira umugabo ati ariko utajya umbwira ngo urankunda kandi nkunda kubyumva cyane. N'igihe rero umusembura n'igihe bari wowe ubanza kubimubwira. Bimwe twavugaga ngo wowe banza urebe uruhare rwawe, ukunde hari igihe atavuga ariko ukaba wowe wamuvugisha. Nimba ukeneye unyoteye kakubwira wenda urugero ndagukunda, bimubwire nawe ashobora guhita bigusubiza. Ariko ntiwibagirwe ko hari n'undi wajyana ikirego none avuga ngo buri gihe ninjye ubitangira ngo kuki ngo umuntu w'umugabo ngo buri gihe ninjye mubwira ngo sheri ndagukunda, ngo ngo nawe akansubiza ngo nanjye, ngo ntanongereho ndagukunda, ngo ahubwo aravuga ngo nanjye. Abagore rero nyine turasekeje, tubabazwa n'utuntu duto ariko tunashimishwa n'utuntu duto cyane. Ni ukuri nyumvira nk'icyo kikaba ikirego ngo icya mbere ngo uyu mugabo ubona ngo ntajya ambwira ngo arankunda ari wowe ubitangiye, ngo niyo umubwiye ngo sheri ndagukunda ngo aransubiza ngo nanjye, ngo ntabwo avuga ngo nanjye ndagukunda. Noneho wa muntu sasa wari uri kubaganiriza agahita amubaza wigeze umubwira ko ibyo bintu bikubabaza? Ati ntabyo namubwiye. Zumva ko ikibazo cyo communication ni ukuri tujye tugerageza tuvuge, utworoheje n'ibikomeye tubivuge. Nunabona uwo muntu mugenzi wawe ababazwa n'ubusa arakazwa n'ubusa, ubimenye ujye umenya ko wanamusengera basi ugasenga Imana ati Mana rwose uyu mugore wanjye ababazwa n'ubusa pe, uzamuha umutima ukomeye, uzamuhindure, umenye n'ibyo usengera. Nase nimwicecekera dore ko n'akazi kari hanze hari kenshi twatangiye tubivuga, ari umugore araca hafi umugabo kugira murebe ko mwaba noneho niya minota mumarana ikaba ariyo kubababaza. Nimutaganira kutaganira nitwe tuba twiyima cyane, tuba twiyima twese turavunika, rero ndumva inshingano, umugore afite inshingano nyinshi pe, ariko twahera mu gitondo tukagera nimugoroba ntitwazirangiza umwanya umwe, ariko tuzajya dukomeza uko Imana duha akanya tubiganireho. Reka tubatera amatsiko ko ubutaha tuzareba inshingano z'umugore, ariko by'umwihariko kuwabashije kubona umuryango waguka hakaza n'abana. Ubutaha tuzavuga ku bintu by'abana, tunarebe noneho naho umugore yakura imbaraga zo kuzuza izo nshingano zose. Sibyo buriya nibyo, kuko ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Rero nakagaruka mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cya Christian Romance. Tuzabonane ubutaha. Imana ibahe umugisha. Amen.